Ndabasuje mwese bakunzi mukurikirana B News TV aho muri hose nizere ko mumeze neza kandi nizere ko Nyagasana akomeje kubafasha mu buryo bwose bushoboka. Ni ibyishimo bisesuye, ni ibyishimo biri hejuru cyane. Uwitwa Isimbi Modo yahawe impano y'imodoka n'umugabo we. Ni impano ifite agaciro k'amafaranga angana na miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni imodoka yo mu bwoko bwa Range Rover, ni imodoka yakomeje kugenda igarukaho hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Ni imodoka yakomeje kugenda ica ibintu mu buryo bwose bukomeye cyane. Umugabo we yakomeje kugenda ashimangira yuko azakora buri kimwe cyose gishobora kuba cyatuma akomeza kugenda akundana n'umugore we Isimbi Modo, ndetse akomeza kugenda ashimangira yuko azitanga bishoboka kose akomeze kugenda agumana n'umukunzi we ari we Isimbi Modo muri rusange ndetse no mu buryo bwose bukomeye cyane. Ni inkuru ndende, tugiye kuyibasasanurira neza akantu ku kandi, tugiye kubabwira byinshi kuri yo. Ntuze gucikwa ndetse ukomeze ube hafi y'inyakiramajwi yawe kugira ngo ujye ubana natwe neza 5 kuri 5 ndetse umenye byinshi kuri Isimbi Modo ndetse umenye no kuri byinshi by'uyu mugabo we yakomeje kugenda atangaza muri rusange. Ni kuri B News TV, niba wahageze kora subscribe tujye tubana neza 5 kuri 5 ujye umenya byinshi byaranze igihe cyose cyangwa se byaranze isi ya none muri rusange ndetse no mu buryo bwose bukomeye cyane. Twabonye yuko rero Isimbi Modo yahawe impano y'imodoka y'akataraboneka. Ni imodoka yo mu bwoko bwa Range Rover, ni imodoka ifite agaciro k'amafaranga angana na miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda. Isimbi Modo yagaragaye mu modoka agenda yerekana ibyishimo ndetse agenda anapepera abantu abereka yuko yishimye. Ngira ngo muragenda mumubona uko muragenda mubana nanjye neza 5 kuri 5 ndetse uko muragenda mubana nanjye neza muri byose. Twabonye amashusho Isimbi Modo ndetse n'umugabo we bagaragaza ibyishimo, bagenda bagaragaza ko bishimye, ndetse umugabo wa Isimbi Modo agenda akomeza kugenda ashimangira yuko azakora buri kimwe cyose, azitanga bishoboka kose, ariko akagenda ashimisha umugore we Isimbi Modo. Ibi ngibi ni ibintu byagarutsweho n'abantu benshi cyane, ni ibintu byakozweho ibiganiro byinshi cyane, ndetse ni ibintu byakomeje kugenda bikwirakwira ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zigiye zitandukanye ndetse no kuri TikTok. Iyo niyo nkuru yuzuyeho muri rusange. Ni ukuvuga yuko Isimbi Modo hari na byinshi yakomeje kugenda agarukaho, ndetse hari n'abandi benshi bakomeje kugenda bamugarukaho muri rusange. Benshi bakomeje kugenda bahita batekereza ngo ese abakobwa bandi bo bafite abakunzi babo bo biragenda gute? Batangiye kugenda batekereza ku bakunzi babo bakimara kubona iyi modoka mu bwoko bwa Range Rover Isimbi Modo yahawe n'umugabo we, ayimuha nk'impano cyangwa se ayimuhamo impano muri rusange. Abakobwa benshi bakomeje kugenda bahita batekereza ku bakunzi babo ndetse n'abasore nabo, ubwo urumva nabo icyo bahise batekereza muri rusange. Ni ukuvuga yuko Isimbi Modo iyi modoka yahawe ni imodoka yamushimishije ku rwego ruri hejuru cyane. Ibi ni ibyishimo yabonye bidasanzwe, ndetse n'abantu benshi bakomeje kugenda babigarukaho. Ngira ngo muramubona ndetse n'umugabo we bari mu byishimo bidasanzwe, ubona yuko buri wese yishimye uko ari ndetse bose banishimirana muri rusange. Ni imodoka yari itatse, ni imodoka wabonaga yuko ari imodoka nshyashya, ni imodoka wabonaga yuko ari imodoka iri muri za zindi zikoreshwa na babandi bakomeye cyangwa se n'abakomeye muri rusange. Ariko n'ubundi Isimbi Modo nawe wamubara nk'ukomeye, kubera yuko umuntu wageze ku rwego rwo guhabwa impano y'imodoka yo mu bwoko bwa Range Rover. Isimbi Modo abantu benshi bakomeje kugenda bamugarukaho. Ngira ngo murabona abantu benshi bakomeza kugenda bamutangaho ibitekerezo, bagenda bamuteraho comment, ndetse bagenda benshi bagira na byinshi bagarukaho muri rusange. Ubona yuko buri wese yagiye agaruka kuri buri kimwe cyose cyaranze iyi mpano muri rusange. Ngira ngo urabona yuko ni ibyishimo byari biri hagati y'uyu umugore Isimbi Modo ndetse n'umugabo we muri rusange. Ni kuri B News TV tugenda dusanga byinshi byaranze umunsi cyangwa se byaranze igihe cyose muri rusange. Niba wahageze kora subscribe tujye tubana neza 5 kuri 5 ndetse tujye tubana neza umunsi ku wundi. Ntukajye ucikwa n'ibiganiro byinshi tuzajya tugenda tubagezaho, ntukajye ucikwa n'amakuru menshi agezweho ndetse
karite muri rusange, tugenda tubagezaho byinshi muri rusange ndetse no mu buryo bwose bukomeye cyane. Ese ushobora gutekereza yuko iyi modoka ejo ku cyumweru cyangwa se uyu munsi kuwa gatandatu yatangiye kuyiryamo agahiti cyangwa se yatangiye kuba yayikoreramo ibyishimo cyangwa se yayigiriramo ibyishimo? Ngira ngo n'ubundi turabona yuko akomeje kugenda agaragara yerekana ibyishimo by'uko yishimiye iyi modoka y'impano bamuhaye muri rusange ndetse no mu buryo bwose bukomeye cyane. Ni kuri B News TV tugenda tugaruka kuri byinshi ndetse tugenda tugaruka kuri buri kintu cyose, kuri buri kantu n'akandi, muri rusange tugenda tubazanira byinshi no mu buryo bwose bukomeye cyane. Igihe cyose ntukajye ucikanwa n'amakuru yo kuri B News TV, tuzajya tubana neza 5/5 ndetse niba wahageze ugenda ukoze subscribe ukande kunzogera ndetse utange n'ibitekerezo byawe kugira ngo uzajye ubona byinshi byaranze umunsi cyangwa se amakuru menshi agezweho mu buryo bwose bukomeye cyane. Ibi ngibi rero byakomeje kugenda bikwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, byakomeje kugenda bikwirakwira ahantu henshi cyane, inkuru ya Isimbi Modo y'impano yahawe n'umugabo we y'imodoka muri rusange yo mu bwoko bwa Range Rover. Ni imodoka ikomeye cyane ndetse ni imodoka nziza, ni imodoka umuntu wese yishimiye, ni imodoka umuntu wese yakwishimira, by'umwihariko ku muntu wayihawe impano n'umukunzi we muri rusange, haba ku mukobwa haba no ku muhungu. Birumvikana uretse ko Isimbi Modo yayihawe impano, hari n'umuhungu ushobora kuyihabwamo impano yayihawe n'umukobwa. Ibyo ngibyo nabyo ni ibintu byashoboka ndetse ni ibintu byakunda muri rusange. Ndabashimiye mwese twabanye neza 5/5 hano kuri B News TV. Kora subscribe tujye tubana mu biganiro byinshi ndetse no mu makuru menshi agezweho mu buryo bwose bukomeye cyane ndetse no mu buryo bwose bugiye butandukanye. Ntukajye ucikwa kuri B News TV ndetse uzajye kugenda ubana natwe neza 5/5 igihe cyose. Welcome ndetse nzajya ngenda mbagezaho byinshi byaranze umunsi ndetse n'amakuru menshi akomeje kugenda agarukaho, ndetse tuzatugenda tugaruka no kubyegeranyo hirya no hino ku isi ndetse no mu Rwanda muri rusange mu buryo bwose bukomeye cyane. Iyi niyo nkuru rero yakomeje kugenda ikwirakwira ku mbuga nkoranyambaga mu buryo bwose bukomeye cyane ndetse no mu buryo bwose bugiye butandukanye. Ese weho niki wabwira Isimbi Modo, niki wabwira umugabo we? Byose durira hasi muri comment ndetse mu buryo bwose bukomeye cyane umbwira byinshi kuri iyi nkuru ndetse no kuri ibyishimo bya Isimbi Modo muri rusange, niba uri umukunzi we, niba uri umufana we ndetse niba uri n'umuntu umukurikirana muri rusange. Byose rero uragenda ubimbwira uko byakabaye ndetse uragenda ubingezaho muri rusange kuri B News TV. Ndabakunda cyane, ndabashimiye mwese twabanye neza 5/5. Ciao ciao.